tunaonekana tukiwa hai. Tushimiye kuba yakisha abarwayi. Tunashukuru kwa kuwa ameponesha ugonjwa na waliofanya maajali nao akarinda n'abagenzi akalinda na wasafiri akaba ikomeje gufata ubugingo bw'umusaza gushika uhai wa mzee. Ejo twamusuye tutazi ko bamwimuye. Jana tulienda kumwangalia na hatukujua kwamba wamemhamisha ko yabaga twamusuye akarinda tulikuwa tunaenda kumwangalia akiwa downtown. Ariko ubu bamwimuriye hafi ya Nyumbaga. Amemhamishia huko kuri exit ya 17 kwa exit ya 17. Ariko twamusuye ejo aratumenya twese. Tumeenda kumwangalia kandi aratuvugisha tena ataongelesha. Nta kindi twamuje mu mutima, hakuna kingine kilichotusikia kwa moyo. Utangaza ikomeje kudukorera maishara Imana ifitembea ari ibindi byitubikiye kubera umugaragu w'Imana Shimane Frank yaseze yavuze ati asigaye ikona rimwe gusa kugira ngo ibyahanuwe byose bigaragare. Hari igihe tuzirirwa kuri iyi si ariko ntabwo tuzaharara, hari igihe tuzaharara ariko ntabwo tuzahera. Iyo Mana ikomeje kurinda abera ntihabwa icubahiro turasoma amagambo y'Imana mu gitabo cya Matayo ndani ya kitabu ya Matayo ibice 15 sura ya 15 uhereye ku murongo wa kuanzia ya 21 turaba twese twubashe na kuwa sisi wote tunamheshimu Mungu. Turasoma mu izina rya Yesu. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Yesu arahava aja mu gihugu cy'Itiro na Sidoni. Umunyakananikazi aturuka muri icyo gihugu arataka cyane ati, mwami mwene Dawidi mbabarira, mukobwa wanje aratewe n'abadayimoni cyane. Yiyagira icyo amusubiza, nuko abigishwa be baramwegera baramwiginga bati, musezerere kuko adutakira inyuma. Arabasubiza ati, sinatumwe abandi keretse intama zazimiye zo mu muryango wa Isirayeli. Nawe araza aramupfukamira aramubwira ati, mwami ntabara. Aramusubiza ati, si byiza kwenda ibyo kurya by'abana ngo bijugunyire imbwa. Nawe ati, ni koko mwami, ariko imbwa nazo zirya ubuvungukira bugwa buvuye ku meza ya ba nyirazo. Maze Yesu aramusubiza ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi, bikubere uko ushaka. Umukobwa we aherako arakira. Bindura Mana ibikoresho cyawe. Bindura Mana ibikoresho cyawe. Bindura
tubonye icyubahiro w'izina iri jambo risomwe riracyari inyuguti data ariko umwuka wera ntuka ubugingo ngwino udusobanurire data kugira tubashe kubonamo amazi tubashe kubonamo n'icyo kurya ngwino ufate umugaragu uhagaze imbere zacu umukoresha ari igikoresho cyawe uze umuvugireho w'izina ry'umwabagezi itorero ryawe riteze amatwi ngwino natwe utugira iby'umwuka mbere amatorero turaguhamagaye ngo umwuka wera asagame hejuru yacu utuvane mu mubano dushyire ku musozi abadayimoni bashobora kutuza kumvira ijambo turabacaje w'izina ry'umwabagezi garagara hagati yacu twese tubyambaje twizeye w'izina ry'umwabagezi Mungu apewe sifa. Umugoroba mwiza Kwa jioni tuhaye anayetupa nimba apewe sifa. kubera kugira ngo guce Kwa sababu kusudi buche ijoro rigabanya ibice bine. usiku iko na nafasi ine. Hari umugoroba, Kuna jioni, hari ijoro, kuna usiku, hakabaho n'igicuku, kunakuwa na ndetse usiku wa manane, hakabaho n'ubukerera. na kunakuwa alfajiri. Ibyo byose Yale yote Imana ibiturindira. Mungu anatumilia ndani. Niyo mpamvu Ndio sababu umurinzi yavuze ati mlinzi tugiye kwira ndetse bwongere buce. unakaribia Aho ni mu rukerera. ndani ya alfajiri. Iyo hari urukerera Wakati kuna alfajiri bigaragara ko bukeye kandi bukongera bukira, noneho hakagaragara umuco. na tena kunapatikana Twaboneka muri uwo muco w'igitondo rero kwa nuru hiyo ya tugahimbaza iyabivuze. Twicaye tunakaa turasoma igitabo cy'Abami ba kabiri, tutasoma kitabu ya Wafalme wa pili duhereye ku murongo wa mbere w'igice cya gatanu. Tutaanzia sheria ya kwanza kipande ya 5. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, Tutasoma sheria ya kwanza, ya pili, ya 3 ndetse n'uwa kane. na ya 4. Undi mwene data araza gucungura ahere ku murongo w'icenda Mwingine ataanzia sheria ya 9 ageze ku wa 14. atafikia ya 10. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, nuko Uwiteka ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe Abasiriya bajaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Bukeye baja mu gihugu cy'Isirayeli banyagayo umukobwa muto aba umuja wa Mukanama. Bukeye umuja abwira nyirabuja ati ijamba databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani aja kubwira shebuja iby'uwo muja waturutse mu gihugu cy'Isirayeli yavuze. Amen. Amen. Data wundi arahera ku wa 9 ageze ku wa 14. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nuko Namani araza azana n'amafarashi ye n'amagare ye, ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa aherako amutumaho ati genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri. Nawe uzamumanutse. Namani abyumvise ararakara, arivumbura ati nahoze ngira ngo ari busohoke ahagarare atakambire izina ry'Uwiteka Imana ye, arembarembye n'intoke hejuru y'ibibembe ngo ankize. Mbese inzuzi z'i Damasiko, Abama na Afapa ntizirusha ubwiza amazi yose y'Ubwisirayeli? Sinabasha
uziyuhagiramo ngo umanuke, nuko arahindukira arigendera arakaye. Abagaragu be baramwegera baramubwira bati, databuja, iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye ntuba wagikoze? Hazwi kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke. Nuko aramanuka yibira muri Yorodani karindwi nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya umubiri uhinduka nk'umwana muto, arahumanuka. Amen. Abanyamasomo Zaburi 40 kabagema dosoma Zaburi 40 acheni ya 4 wakabiri shari ya pili 40 shari ya pili ya pili. Amen. Nategereje Uwiteka ntihangane, anegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Subiramo. Nategereje Uwiteka ntihangane, anegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Amen. Bana yacu ihabwa icyubahiro. Bwana wetu apewe sifa. Kandi iri amagambo yose naraje gusoma, kandi yose turi buze gusoma izina rya Yesu Kristo. Kuri uyu mugoroba nubwo dusoma amagambo menshi, ariko turavugaho bike by'umwuka w'Imana ariko tubakiriye ku meza y'Imana kugira ngo Imana ijye tugenderera namwe ibagendere. Kandi ijambo rigira riti ibanga ryo kunesha. Ibanga ryo kunesha nicyo turi buganireho. Nitumara kubyumva dusubire iwacu tugende tuje gutegereza ese kubera iki ari ibanga ryo kunesha. Kubera yuko turi mu rugamba rwatangiye kera. Efeso, Simurna, Perugamo, Tuatira, Sardi, Philadelphia na Laodikiya ariyo turimo. Intambara cyangwa se urugamba rwahereye muri Efeso kugeza na none turacyarurwana, ndetse no mu ijuru rwagezeyo. Rwageze no kuri ba Meshaki, rwageze no kuri ba Saduraka, ndetse rwageze no kuri ba Daniyeli, ndetse na Aburahamu rwamugezeho, kandi ari sekuruza w'abizera. Natwe rero urwo rugamba nibwo turi kurwana. Rero kugira ngo turutsinde hari ibanga tugomba gukoresha. Niyo mpamvu tugiye kuganira ibanga ryo kunesha. Ntabwo wanesha utarwaye. Mbere y'uko unesha nibwo ugomba kubanza kurwana. Rero turi mu ntambara ikomeye itarigeze kubaho, kuko umuhanuzi yatubwiye neza yuko iki gisekuru turimo ni igisekuruza kigufi cyane mu bisekuruza byabayeho uko ari 6. Iki cya karindwi ni kigufi cyane. Arongera aravuga ati nubwo ari kigufi gifite ibyo kurya byinshi. Namwe rero mu biryo vuba muri igisekuruza cyacu ari kigufi, ibyo byo kurya byinshi mu bijyane ya pete. Sinzi niba muri kubyumva. Hari umugore wasanze umwami Yesu yararwariye umukobwa, aragenda aramwegera aramubwira ati, mwami mwene Dawidi, mbabarira kuko umwana wanjye ni umurwayi. Yesu aricecekera ni ukugira ngo ntari yabyumvise, ariko hari ibanga ryo kunesha. Iyo uwo mugore yivumbura akagenda ntabwo umwana we yadukira, ariko yanesheje iki? Hari ibanga yari afite mu mutima we. Mbese iryo banga ni irihe? Yari afite kwihangana. Nawe niwihangana urugamba nubwo rugukomereye nta gushidikanya uzarunesha. Turi kuganira ibanga ryo kunesha.
bene data bashiki bacu uyugoroba tega amatwi kugira ngo umenye ibanga ryo kunesha. Ese ibanga ryo kunesha ni iki? Ibanga ryo kunesha ni uguca bugufi. Ibanga ryo kunesha ni ukwirinda kugira ngo ibiri hanze aha zitaza kukuvana mu nzira. Ni ukwirinda imvugo z'abantu zitaza kukuvana mu nzira. Aho uzaba ufite ibanga rikomeye muri wowe. Abigishwa babwira umwami Yesu bati, Wamitume wakamwambia Bwana Yesu, Bwana sezerera uyu mugore kuko aradusakuriza cyane ariko tutakira mu matwi, musezerera agende. Yesu arababwira ati, jewe ntabwo natumwe ku bandi usibye gushaka intama zazimiye. Kandi koko mu gitabo cya Mika n'amagambo ari kuvuga ati, no mu gitabo cya Luka ngo icyazanye umwana w'umuntu nta kindi ni ugushaka no gukiza ishyaka cyarazimiye. Abantu barazimiye ni bande? Ni twebwe twari turi kure tutazi Imana. Uwiteka dukurayo no kuzimira kwacu natwe tubarwanga nk'abana b'Imana. Twebwe tumeze nk'igiti cy'uburukizi ya kupandikiwa. Twebwe ntabwo twari abo kumenya, ariko Imana nyir'imbabazi nyir'impuhwe nyinshi iradushaka yewe nawe idukurayo kugira ngo tugire ubwoko bwawe. Ibanga ryo kunesha naho bakubwira nabi weho wihangane. Hari akanya gato tugire kubyambuka twigire mu bwiza aho umwami wacu yadutegurira. Ibanga ryo kunesha nibakubwira nabi weho wicecekere, bagire neza. Nibagutuka ube na Stefano utera amabuye bati, data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Ibanga ryo kunesha ni ugusabira abakurenganya. Ibanga ryo kunesha ni ukwihanganira abadashoboye kukwihanganira, kubera yuko uriya mugore yihanganiye amagambo abwiwe n'umwami Yesu. Ntabwo bituma umukobwa we acira uburwayi bwari bumuguye nabi. Umugore arihangana agumya gutakira umwami Yesu. Aramubwira ati, akamwambia hivi, nubwo koko uvuze yuko ibyo kurya by'abana tutabishugunyira imbwa, nanjye ndabyumvise. Kandi ibyo uvuze ukuri kuzuye utavanze. Ibanga ryo kunesha, siri ya kushinda ni kukubali. Ibanga ryo kunesha kuvuga ukuri ukaguturamo kwakabaye, nturakare, ntiwivumbure, ntiwivovode. Ukuri kwanza nawe ukavuga ngo ni ukuri. Ndabyemeye Mwami, ibyo uvuze ni ukuri. Yaravuze ngo ni amen. Ariko urugo rurimo imbwa ntabwo urugo rurimo abana. Hakageramo imbwa nazo zemerewe igihugunyukira bwavuye ku meza ukikubita hasi. Ate rero ubwo buvugunyukira nemeye ko bwantunga ubwo nemerewe kubyo kurya, ariko ubwo buvugunyukira mu bundekerera. Naho nagera mu ijuru nicare ku ntebe akanakora pamose mu ijuru aturayo aba mu ijuru aruhuka imihati na kupumzika nichoka ulimwengu. gusa nawe Yesu atakurambuye ibiganza, ariko wa mugore yakoze ku mwambaro wa Yesu Kristo amaraso arakama. Ntabwo ari ngombwa kukurambura ibiganza, Sio lazima kuweka ntabwo mikono, ari ngombwa kurambura ibiganza. kuweka mikono. Data mwami Yesu Lakini Bwana Yesu ubwo buvugunyukira nabwo ile makapi urangirira umwami. Kandi abana bawe ntabwo bagutoragura, ariko njyewe kimbwa ngemewe kugutoragura. Ibanga ryo kunesha ni ukwemera ukuri ukaguturamo. na kuishi. Imana
babaye kumva neza wapi na Yesu Kristo. Mwami Yesu na warakubwira ati Bwana Yesu naye akasema hivi, wa mugore we mke, kwizera kwawe imani yako kurantangaje, mimi ninashangaza. kwizera kwawe ni kwinshi, Yako ni nyingi, kugira bera ngo mugire kwizera gukomeye, we kunyeganyega. Turi hafi kwanga ibigeragezo, turi hafi kunesha. Ibanga ryo kunesha ni ukwemera ukuri, kandi tubaho ukuri. Imana ibahe mu izina rya Yesu Kristo. Ngo kwizera kwawe ni kwinshi, imani yako ni nyingi. Ngoja tuone. maze aramusubiza, Yesu aramusubiza ati, Akamujibu eti, mugore, bibi, kwizera kwawe ni kwinshi, imani yako bikubere uko ushaka. iwe kama hivyo, Umukobwa we aherako arakira. Ese Yesu yari yagezeyo? nadhani Yesu alifika huko. Kwizera kwawe Imani yako ni kwinshi, nyingi, bikubere uko ushaka. iwe vile unavyohitaji. Nuko uwo mwanya Hapo hapo umukobwa we arakira. binti yake akapona. Ibanga ryo kunesha Siri ya kushinda ni kwizera. ni imani tu peke yake. Ibanga ryo kunesha nta rindi. Siri ya kushinda Weho wizeye gusa, wewe tu amini. ukeneye byose bagenda. Urangama y'ugusengera abarwayi, yamandaga yababwira ngo mwizere gusa, mwizere gusa. Ibitangaza by'Imana biragaragara. Abacitse amaguru gakomera, abayabaye bakagenda, ibwami bikumva, ibiragi bikavuga. Ibanga ryo kunesha kwizera, kwizera ukuri, ukuri kw'ijambo ry'Imana. Wamara kubyizera, ibigeragezo hirya, uburwayi burakira. Imbaga y'abarunduka mu mutima byose birarangira kubera kwizera. Ibanga ryo kunesha Siri ya kushinda bene data mushiki wacu dada ni ukwizera ukuri. amini ukweli. Yemeye abandi bibahe ibibakomerezamo mu izina rya Yesu Kristo. Namani umugaba w'ingabo, Naamani mkuu wa majeshi, jemadari wa majeshi, arwaye ibibembe. alikuwa mgonjwa wa ukoma. Bibiliya itubwiye ko Biblia inasema hivi, yari umutoni kuri se, alikuwa kabisa mpendwa kwa baba wakuu wake. umutoni w'ikinyarwanda cyuzuye Mpendwa ni umuntu ukundwa anapendwa n'umwami. na mfalme. Namani yari umutoni, Naamani yari umugaba w'ingabo, ariko mu gihugu cyabo ndani ya nchi yari yao umutoni kuri shebuja. Shebuja yaramukundaga cyane kuko ari we wayoboraga urugamba, kandi urugamba ayoboye rugatsinda. wanashinda. Ngo ni imbaraga zose zavaga, ibitekerezo bye byagabaga ingabo, ibitekerezo bye bikigisha ingabo uburyo ziranesha, batabara bagatabara urugamba. Ariko yari afite intego ikomeye yitwa ibibembe, kandi ari umusirikare Na ukomeye. tena alikuwa mkuu wa majeshi jemadari. Nuko igihe bagiye gutabara Watu walienda, bagarutse banesheje, waliporudi wakashinda, bazana y'umunyago, wakamleta ariko banyagayo umwizera, mtoto uzi mwamini, ukuri, mwenye anajua uzi ukweli, Imana. mwenye anajua Mungu. Agezeyo Alipofika huko, yitegereje mu rugo rwo bamunyagiyemo, angalia nyumba ya wale watu ko yagezeyo bamuhindura umuja wo kubakorera. Hapa alipofika hapo amefanya Yakwitegereza sebuja, alipoangalia bosi yake akamubona afite ibitagendeka. kuna vitu yenye haina. Nyuma ye haja gusobanukirwa ko sebuja ari umubembe. Alifahamu ya kwamba Ntiyabimubwira, ahubwo abwira nyirabuja akamwambia ati cyamba akamwambia hivi wa kunipa databuja bosi agasanga umuhanuzi wo mu gihugu cy'iwacu yamukiza ibibembe. Icyampa bizera mukemera ukuri kw'ijambo ry'Imana, uburwayi bwacu bwose bwakira. Icyampa databuja akajya mu Isirayeli, hariyo umuvuzi wamukiza
anaweza kuponesha ukoma. Nyirabuja nawe abwira umugabo ati mbese uzamakoreho, akamwambia unajua burya habonetse umuti, imepatikana dawa. wa mukobwa muto uri hano mu rugo Binti mwe aliyopa yambwiye ati mu gihugu cyabo hari umuganga ukomeye, mganga mkuu wamukiza uburwayi bwawe, anayeweza kuponesha wamukiza ibyo birembe, anaweza kuponesha ukoma. ntamana byumvise Ama anaposikia hayo nawe abura amahoro, abura umutekano, ashakisha uburyo arabona uwo muganga. jinsi ya kupata ule mganga. urubura yizi ntabwo turarambarajyaho. Namani aragenda, agezeyo umwami w'Abisirayeli aramubwira ati njyewe ntabwo ari njye Mana yica, kandi ntabwo ari njye Mana ibeshaho, aho atari ukungendereza gusa, atari ikintu mushakaho, njyewe koko ndi Imana yica, yaba ndi Imana ikiza. Kuponesha. Umuhanuzi w'Imana Elisa, Mtumishi wa Mungu Elisa aravuga ati anasema hivi, yewe mwami mwohereze, mumutumire, mwohereze iwacu arebe ko hari Imana, mubwire abantu bose bantu bacu iwacu dufite Imana. Izina ryayo ni Yesu Kristo. Iyo Mana ikora ibitangaza, ikiza abarwayi, abanyabuganga barakira, abarwayi diyabete zirakira, abarwayi umujinya w'itaka bafite, abarwayi uburakari, Uwiteka ni umuganga, abarwayi za malariya, imuzwe, Umwami wacu ni umukiza. Namani aragenda, Naamani akaenda. ajya kwa Elisa. Akaenda kwa Elisa. Elisa umuhanuzi w'Uwiteka Nabii wa Mungu nawe aramubwira ati akamwambia hivi, Namani Naamani nakumenye, nimekujua. ntabwo ukwiriye kwegera ku gicaniro, ntabwo ukwiriye kwegera hano, ahubwo we wanduye. Wewe ni najisi. Igicaniro ni kera, Lakini muje mugihesha agaciro, wewe muje unakiheshimisha. mucubahiriza, ubahirize n'abagikorera Wale wenyewe wanatumikia kwa sababu wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Namani wewe kwegera hano, Sogelea kuko wewe uri umurwayi, sababu wewe ni mgonjwa. wewe ufite ibibembe, Wewe uko na ukoma. ahubwo Lakini vuba vuba ihutire muri Yorodani, wiyuhagiremo karindwi, ukiri ibyo birembe, unapata kuona hiyo maze umubiri wawe usubire nk'uko wari umeze kuva kera. kama hivyo ilivyokuwa zamani. Hepfo batubwiye ngo Chini wametuambia hivi, Namani ararakara. Naamani akakasirika. Wene data mushiki wacu, Ndugu na dada, nibaguhugura wakikuonya we kurakara, usikasirike. nibakuyobora Wakikuongoza emera iyo nzira, kubali njia hii. nibakubwira ngo iwacu twemere ibi, Wakati unakwambia kwetu iwacu tunakubali twanga ibi, haya tunakataa. reka gutera imigeri Acha y'imihanda, kupiga mikono ahubwo kubitira gusa kw'ijambo, umenye ko ibyo twizeye ari ijambo rizima ritavangiwe. Amen. Ntabwo tubatiza umuntu ngo Hatubatize mtu kwa sababu kamera zisigarane, tabia ibyaha bye bisigarane, ahubwo tubatiza umuntu iyo yemeye agakiza. wakati nakubali Umuntu yemeye agakiza, agakiza bisobanuye ngo ni ukuva mu byaha ndani ya dhambi ugakizwa ibibi. na kuendesha mabaya. Namani ararakara, Naamani akakasirika. Bibiliya iratubwiye ngo ari vumbu, Biblia inasema akakasirika ariko kaenda. kugira bene siko beza Kuwa na wadugu wako wazuri umumaro munini. na wa dhamani kubwa. Umaze abagaragu baramubwira bati Watumishi wakamwambia hivi, databuja koko urarakaye, unakasirika. none umuhanuzi Nabii iyo agusabira angekuomba mengine, iyo akubwira ikintu angekwambia mengine, ntiwari kugikora, haungekitenda. iyo agutegeka ibirenze Angekuamuru kugira ngo ukire ntiwari kubikora. singetenda. Namani aragenda, Naamani akaenda yiyuhagira muri Yorodani akajiona kubera inama, nibakugira inama rada ubwayemere, bakakura wakikuonya kugira ngo nawe ukire, abarazamuka nimugoroba nawe ujyana nabo. Ese murabyemeye? Kandi bibahe mwizina rya Yesu Kristo. Nuko Namani ngo yiguze muri Yorodani karindwi, ndani yayo
mwanesheje. Zaburi yatubwiye, Zaburi imetuambia hivi. Haso. Someni. Mrongo wa 40 sheria pili. Ategereje Uwiteka nihanganye anegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Amen. Arega n'Uwiteka Ni Bwana n'Uwiteka wa milele. N'Uwiteka nawe Wa milele. Uwiteka nawe Wa milele naye kumutegereza kumngojelea ukwihangana. Utihangane ugitondo wabivamo ariko kugira ngo bigumeno vumilia. Vumilia. Nyuma ya kuvumilia utapatikana ushindi. Nategereje Uwiteka nihangane. Nawe tegereje Uwiteka nihangane. Ibibazo byawe arabikemura. Atatua. Wewe ndio tunaona ya gatanu chini. Angalia Yakobo 5:11. Yakobo 5:11. Yakobo 5:11. Kunesha siri ya kushinda n'ugutegereza wihanganye kugira ngo uneshe upate kushinda ukihangana. Unafite kwihangana uzabona Imana izabona. Umuntu afite kwihangana azashobora kunesha. Ariko abakeneye kuri mugoroba bifurije kwihangana kandi mukihanganira umwami wacu. Nasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nibuke yuko abihanganye tubita abanyenyi. Mwibuke. Kumbukeni Mwe kubyibagirwa. msisahau Mwongera mwibuke. Umuntu wihanganye yitwa umunyamahirwe. mwenye heri. Mwumvise ibyo kwihangana kwayo kandi muzi by'umwami Imana yaherutse kumugirira kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Amen. Yicare. Kaeni Mwibuke kumbukeni ukuntu Yobu yihanganye. jinsi Yobu alisubiri. Ninde wari wagira ibigeragezo Nani mwenye eko na majaribu bimugoye yenye iko kubwa kwake biri na kimwe cya kane cy'ibyayo, kama yale ya Ayubu. ariko mwibuke kwihangana kwe. Murebe noneho hirya yabo ibyo Uwiteka yagukoreye. Kwihangana kwawe niko kuzaguhesha kunesha. Kwihangana kwawe niko kuzatuma uhabwa imbaraga. Kwihangana kwawe niko kuzatuma ugaburirwa ibyawe. Ibyariwe byose by'abandi batunyaze, by'abadayimoni banyaze, turi hafi kubigarurirwa. Abaririmbyi nibo baririmbaga ngo Waimbaji wanaimba byaraziye turabigarurirwa. yaliyokuwa yamepotea tutarudishiwa. Yale yalikuwa yamepotea tutarudishiwa. Ese ni ibi Nini? hari ibyazimiye ariko turi hafi kubigarurirwa. Turabigarurirwa ryari? Ari uko dufite kwihangana. Kwihangana ibyazimiye byose turabigarurirwa. Ese kwihangana kwayo kwamuhaye iki? Yadisubira Ayubu n'umupa nini? Mwibuke ibyo kwihangana kwayo. Murebe ibyo umwami Imana yaherutse kumugirira. Muangalie yenye Mungu alikutendea. Dusomere mu gice cya 12 kugeza ku 17. Turebe 40 umurongo wa 12 kugeza ku 17. 12 kufika 17. Ibice 42 bya Yobu. Yobu 42 Umurongo wa 12 kugeza ku 17. Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma. Mwibuke kwihangana kwa Yobu. Kumbukeni subira za Ayubu. Murebe ibyo Uwiteka yaherutse kumugirira. Muangalie yenye Mungu alikutendea. Ngo Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma. Mungu akamubariki Yobu. Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma Kuruta ubwa mbere kuko kwihangana. Akamubariki. agira ibihumbi 14 Yego. n'ingamiya ibihumbi 6 n'abapfizi ibihumbi 2 n'indogobe z'ingore igihumbi Amen. kandi abyara abahungu 7 n'abakobwa
w'imfura amwita Yemima, uw'umuheta amwita Keziya, uwa gatatu amwita Keremi Hakuki. Kandi mu gihugu cyose nta bagore bari bafite uburanga bwiza nk'abakobwa bayo. Nuko abahera iminani hamwe n'abasaza babo, hanyuma yabyo Yobu amara imyaka 140, abona abagore n'abuzukuru be ndetse n'ubuvivi. Nuko Yobu apfa ashaje ageze mu zabukuru. Uwiteka Imana kubwo kumwihanganira Yobu yahuye n'ibigeragezo, ariko Uwiteka yagiye kumwongerera, ari kumwongerera ibyo yari yabuze. Uwiteka abikuba inshuro 2, bamuhira byinshi kuruta ubwambere. Bwimuha abahungu 7 n'abakobwa 3, wa vijana 7 na binti 3. kandi ngo Yobu yabahereye kimwe umunani kabisa, yarabatekesheje abahungu bane babo bose. Nyuma yaho Yobu baadaye hapo alipfira, akafa, yapfuye urwikira ngo ntabamwishe. alikufa Ariko kabisa. abandi bo bihanganye no gukererwa imperezo, Wengine abandi babaciye amabere, abandi babashize ku biti kubwo kwihangana, abandi babateka mu ngunguru y'amavuta, abandi babatika mu cyapa cy'umuriro, abandi babateka mu nzobo z'intare kubwo kwihangana. Saduraka, Meshaki na Abedenego bakize inkazi y'umuriro, walipona moto kubwo kwihangana kwa Danieli. kwa subira ya Daniel, bamutereye mu rwobo rw'intare, tubilia ndani ya intare ntizamurike. Kwihangana kwari kuri muri we niko kwamuneshereje, kwihangana kwari muri we niko kwatuma intare zimutinya, kwihangana kwawe niko kuratuma wambuka kiriya kirere, kwihangana kwawe niko kuratuma unesha ibigeragezo byinshi. Yakobo 1:12. Yakobo 1:12. Turebere 5:8 8. Mwingine tuangalie 5:7-8. Ibanga ryo kunesha, Siri ya kushinda. hahirwa umuntu wihanganira ibigeragezo. umuntu wese wihanganira ibigeragezo Mwenye afite amahirwe manini. na heri, Kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. namara kwemerwa no kwihangana, ikamba ry'ubugingo riramutegereje. Nyuma yo kwihangana kw'abera, nyuma yo kwihangana kw'itorero, turahabwa ikamba ry'ubugingo. taji la uzima. Ibyo Imana yasezeranije abayikunda. Ibyo Imana yadusezeranije twebwe biragaragara, ariko tugize kwihangana. Ese murabyemeye? Abateranye kuri mugoroba bifurije kwihangana, kwihangana imageragezo. Nyuma yaho turaza kwemerwa, duhabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yaduteguriye. Wahageze 5:7-8. 5. Nuko bene data, mwihangane mugeze aho umwami Yesu Nuko bene data, Sasa wadugu, mwihangane, mwihanganire ibigeragezo, mwe tugarukira hano, ahubwo mukomezemo kugeza igihe cy'umwami wacu azazira. Mwihanganire ibigeragezo, mwihanganire ibibagerageza, kuko nitutihangana ntabwo turambuka iki kirere. Arangije. nuko bene data, mwihangane mutegereze aho umwami Yesu azazira. Umuhinzi ategereza imyaka yo kuzana y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'itumba. Amen. Yicarire. Amen. Umuhinzi wihangane nk'umuhinzi. Umuhinzi ateganya imbuto mu butaka, akayitegereza none n'ejo, ukwezi kumwe, 2, 3, akazabona gusarura. anapata kuvuna. Namwe abateranye kuri uyu mugoroba, bifurije gutegereza umwami wacu mwihangane. Ibanga ryo kunesha ni ugutegereza umwami twihangane.